turabasuhuje kandi tubashimiye ko muri kutwumva. Turakomeje rwa ruhererekane rero rw'imigani miremire, aho tugenda turutega amatwi tukumva neza icyanga cyari muri ubuvanganzo nyarwanda, tukagumya kumva uburyo abakurambere bacu babagaho n'icyo bari bagamije bari guca iyi migani, nicyo bifuzaga ko umuryango nyarwanda wageraho. Umugani tugezeho rero ni umugani w'umukecuru utaragiraga akana. Ni umugani mwiza, nkaba mbakumbuza rwose kuwukurikira, ariko mbere gato ndagira mbasabe mukore subscribe kugira ngo tubane kuri iyi channel yanyu. Habayeho umukecuru bukeye apfusha umugabo we, asigarana n'umupfakazi utagira akana na kamwe. Nuko yajya guhinga akabona abandi bana bari kumwe n'abana babo, ngo ni kazana nyine. Uko ahinga wenyine rero akagira agahinda, bukeye agahinda karamwegeka, hatunguka Imana iramubaza iti niki ko wumiwe, wabaye iki? Umukecuru ati ndeba abandi bantu bari guhinga bari kumwe n'abana babo mu matongo cyangwa hirya hino, nuko ati nkumva agahinda karanyishe nkabura ukuntu bigenze. Imana yambwira iti rero uzajye guhinga mu itongo, abakiri bato mu itongo n'ahantu babaga barimutse barahoze batuye, bakahimuka nyine bakajya nko haruguru. Akenshi bimuka bajya haruguru, ntabwo bikunze kubaho ko wimuka ujya hepfo, cyangwa ushobora kuba wenda ari ubwa mbere ugiye gutangira kubaka hepfo y'iwanyu, ariko akenshi burya abenshi bimuka bajya ikijyaruguru. Nuko rero Imana nibwo rero yamwitegereje iramurebera agahinda afite, yambwira iti rero uzajye guhinga mu itongo, uzahasanga igufwa ryera, ntuzarigire ikintu kindi rikoreraho, nubona iry'umukara uzarijyane maze urishyire mu isekuru, uko bukeye uryuhagire urisige kandi ujye urisukaho amavuta. Umukecuru rero aragenda abigenza uko Imana yamubwiye. Hashize iminsi haza kuvamo umwana w'umuhungu w'umusore mwiza kataraboneka. Umuhungu ati ni mumpe icumu n'umuheto bya data. Urumva nyine umugabo yari yaritabye Imana, ariko ibyo nyine byabaga ari intwaro z'umubyeyi zasigaraga mu rugo. Nuko rero umwana ngo amare kuvuga ati nimumpe intwaro za data, byose barabimuha. Nuko rero umwana amaze kubishyikira byose, umukecuru rero arabimuha, umuhungu muzima arabivunagura. Bukeye abaturanyi b'uwo mukecuru babonye umuntu batazi inkomoko, bajya kubwira umwami bati hariya hari umuhungu mwiza tutigeze tubona muri iki gihugu kandi tuzi inkomoko ye. Umwami rero yigira inama yo kumwica, yoherezayo abantu bamwe bo mu bwoko bumwe, nuko ngo bagende bamuhamagarira aza mwitabe. Baragenda baramuhamagara, umuhungu yanga kuza. Umwami yoherezayo abandi, bose agenda abohereza, bose banga kuza. Noneho umwami aravuga ati rero sinzigireyo, ariko arongera avuga ati kanige ntume n'abatwa ndebe. Nuko atumye abatwa nawe ibi byose. Nuko rero avuga ati nta kundi no kwigirayo. Umwami yigirayo. Bukeye rero aragenda abwira umukecuru ati hamagara icyo cyana cyawe kize nkice nigendere. Umukecuru aramuhamagara, ariko umuhungu yanga kuza. Umwami ategeka ko bica umukecuru. Igihe bagiye kumwica, babona umuhungu araje aturutse mu irembo yiyereka, aza afite n'akuho. Akubita bari aho bose basa n'abapfuye, basigarana n'umwami wenyine bahagaze, uwo mwana n'umwami. Nuko umuhungu abwira umwami ati ngaho nyica. Umwami afora umuheto, umwambi uravunika, kumwica biramunanira. Umwami abibonye atya ati sintago nkubwira wowe nawe ngo bigenze ngo ufore umwambi nawe umuheto urasa umwambi, ati ahubwo nkiriza bari abantu, hanyuma tugabane igihugu cyanjye. Umuhungu yubura akakuho yari yakubitse, basa nk'abasinzira. Noneho arakubura, barakanguka, abantu barakira barakanguka. Umwami kamare kubibona nyine arumirwa, aratungurwa. Ngo bageze we rero aramugabira, umuhungu arakira aratunganirwa.
akiza na nyina sinjye wahera umugani. Inama twakura muri uyu mugani rero ni ukumenya neza rwose yuko mu gihe cyose ufite ibibazo nta handi uba ugomba kubijyana uretse ku Mana, ariko nawe ukicara hasi ukishakamo ibisubizo. Inama ya mbere rero ni ukumva neza ko igihe wabisenga wabihitamo kubikemura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bagomba kumenya yuko Imana ibona amaganya yacu, irayumva. Nuko rero jya uba maso kandi wizere. Inama ya kabiri twakuramo ni gutwara ibintu ikinyabupfura. Ibi ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikinyabupfura gituma ugira gahunda, ikinyabupfura ni ikintu cy'ingirakamaro cyane. Ikindi cya gatatu twakura muri uyu mugani rero ni kudasuzugura abantu. Usuzugura abantu wishingikirije kuki? Usuzugura abantu kugira ngo bigende bite? Ubonye ko umwami yasuzuguye uno musore agashaka no kumwica ahubwo gusa, ariko umusore yari afitemo ubundi izindi mpano runaka. Cyakora umwanya yabonye yawubyaje umusaruro. Mwabashimiye rero, murakoze cyane. Mwari kumwe n'Indashyikirwa Rwema rwa Rukeratabara, Inkota y'Iminega rwa Gitinywa. Naho ubutaha, ciao ciao.